turi ni mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kanyinya, mu kagari ka Taba. Tugiye gukora ikiganiro ku bibazo biri hagati ya Uwamariya Tereza na Ndagijimana Etienne. Bamwe mu baturage bazi icyo kibazo baragira icyo badutangariza. Umwe aratangira atwibwira. Banyita Harerimana Jacques Chrysostome, nkaba ntuye mu mudugudu wa Ngendo, akagari ka Taba, mu murenge wa Kanyinya, mu karere ka Nyarugenge. Watangira noneho utubwira ikibazo cya Uwamariya Tereza afitanye na Ndagijimana Etienne, mbese ukatubwira muri makeya nawe uko ubizi. Muri make ngewe icyo kibazo ko nakimenye ntakiriye nk'aho ndi perezida w'abunzi mu kagari ka Taba, kandi no mu bunzi no mu nteko yatoranyijwe muri icyo kibazo nari ndimo. Muri icyo kibazo rero uko twakimenye twashingiye ku bintu by'ibimenyetso twari twahawe na uwaguze, witwa ko yaguze, aba ari byo dushingiraho twereka ibimenyetso n'uburyo bamuhaye. Ni iki kintu twashingiyeho kuko nta yandi makuru twari dufite ahagije. Nyuma yaho ubu mwumva bihagaze gute? Nyuma yaho ko byahagaze se twe wenda nko uwatanze ikibazo yagize ikibazo cyo kubona imyanzuro atinze, kandi nawe yatubwira ko yaba yararenganyijwe gutyo, twaba dufite amakuru ye ku byerekeranye n'ibyo ngibyo twaba twakemuye, kuko numva ko twebwe twari twashingiye ku bimenyetso twabonaga. Mu gusoza ikiganiro ni ubuhe butumwa mwatanga? Gusoza ikiganiro, urebye muri rusange hari inyandiko zitangwa, ariko wowe uzibona ukabona ko ari impapuro mbese zakozwe ku buryo bwemewe n'amategeko. Hari n'abahanga mu kuvuguza, usibye ko wenda nta bimenyetso navuga ngo ndashingira kuri ibi n'ibi, ariko nzi ko bibaho, bikaba bikorwa n'abantu wenda baba bafite ubushobozi bapima izo nyandiko bareba niba koko ari izo mwimerere atari impimbano. Ni icyo kintu navuga. Nyuma yo kuvugana n'abaturage, Uwamariya Tereza nawe yagize icyo avuga ku karengane yakorewe na Ndagijimana Etienne. Akarengane nagiriwe na Ndagijimana Etienne, kuba yaratanze impapuro zitujuje ubuziranenge, najya mu bunzi bakavuga ko imyanzuro yanzuye ko ahawe inzu, noneho ikibazo cyabayeho ni uko batampereye imyanzuro ku gihe, kuko wari egizegitifu twari dufite icyo dupfa, twapfaga. Yitwa nde? Vuga amazina ye kugira ngo. Yitwa Mutesi Patricia, yari egizegitifu. Uyu munsi hari impapuro bavuga z'impimbano yaba yarakoresheje. Izo mpapuro warazibonye cyangwa ni ukuzumva gusa? Izo mpapuro zapimwe na laboratwari yemeza ko izo mpapuro ari impimbano. We ashingira ko hari abaturage bazi ubugure, kandi urupapuro rw'ubugure rwe nta muturage uriho. Abatanga ubuhamya bose ni mu magambo gusa, ntawe hagaragaza banditse ku bugure. Kuva ukorewe aka karengane na Ndagijimana, waba warakagije mu zihe nzego? Twagiye mu bugenzacyaha, ubushinjacyaha burabikurikirana, yewe baranamusabiye gufungwa imyaka 7. Ubwo rero ariko izo nzego zose, hari urwa Nyamirambo rwisumbuye, hari urwa Kacyiru rukuru, bose bakomeje kwemeza ko imyanzuro yabo nzihamyeho. Icyo usaba ubutegetsi ni iki? Icyo ngenderaho ni uko ntigeze mburana nawe urupapuro rw'ubugure na rimwe, nkaba nsaba mu ngingo nshya nkashaka kugendera kuri ruriya rupapuro rw'ubugure, kuko hari itegeko rirandengera, kuko umutungo ni uwanjye, nashakanye n'umugabo wanjye byemewe n'amategeko.
nyuma y'iki kiganiro igikurikira ni ukubaza inzego zitandukanye niba zabasha gukemura ikibazo cya Uwamariya kugira ngo asubirane umutungo we. Icyo azi ku karengane kakorewe Uwamariya Tereza nawe aratangira atwibwira. Yitwa Masiporo Juvenal, akaba atuye mu mudugudu wa Gendo, akagari ka Taba. Ku kibazo cy'uyu mubyeyi, kuko tubona ko yarenganyijwe kubera yuko Etienne ari ahantu arimo arahamuhuza. Ibyo bintu bikaba bimaze igihe, umucamanza ari icyo biziho. Ishusho waduha y'uburyo amuhuguza bitangiraho bikarangirira hehe? Kuvuga yuko aho bitangirira ni uko Etienne ntabwo yakunze gukurikiza amategeko, yigeze ayakurikiza, no kugeza n'ubu ngubu ntabwo ikibazo cyari cyakemuka. Wowe nk'umuturage utuye mu mudugudu wa Ngendo, akagari ka Taba, ni ubuhe butumwa waha inzego za leta n'abandi baturage muri rusange? Ni uko inzego za leta, twebwe nk'abaturage ntabwo tugomba kuvugisha ukuri, kandi tukabivuza ukuri, tukabivuza kuri leta, tukavuga ibyabaye biriho, tukareba ko ikibazo cyakemuka kikava mu nzira. ku byo navuze ni uko uwari egizegitifu ariwe Patricia Umutesi yari egizegitifu muri icyo gihe. Yampaye imyanzuro atinze, uko ngiye akambwira ngo ari mu nama, ubundi ngo agiye mu bizamini, igihe kirandenga. None natsinzwe, ni inzitizi nizo zansinze. Ndasaba ko wabishobora wese, umuyobozi wese washobora kuvanaho intsinzi, yankuriraho intsinzi. Inzitizi